mwese aho muri hose turabasohoje tubifurize ibihe byiza. Nitwa Ferdinand Uwimana na amasaha y'ikiganiro isi none tugiye kuganira ku ngingo irebana n'ubukungu bw'isi muri rusange, ariko twibande ku bijyanye n'amafaranga. Tugiye kurebera hamwe amateka y'idolari n'idolari ry'abanyamerika birumvikana, ndetse n'uburyo ryakomeje kuyobora ubukungu bw'isi. Byagenze bite? Kubera iki ibihugu hirya no hino mu isi byabyemeye gutyo? Tunarebe n'impamvu y'ibyo byose ndetse n'ingaruka zo gutakaza agaciro karyo, koko imbaraga idolari ifite muri iki gihe hamwe na hamwe atari ko zari zimeze mu bihe byo hambere. Imbaraga zaryo hari aho zagabanutse, ndetse bamwe mu bantu cyangwa se ibihugu hirya no hino mu isi bikavuga ko atari ngombwa no kongera gukoresha iryo dolari. Ko birazwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihangange, amafaranga ari byose. Siratu Habyarimana, nibyo rwose. umeze neza? Ndaho. Ikaze mu kiganiro isi ya none, uradufasha kumva neza ibijyanye n'ingingo impuguke mu bijyanye n'ubukungu. Turi kumwe kandi na Teddy Kaberuka. Teddy, nawe umeze neza? Ndaho meze neza. Ikaze mu kiganiro isi ya none. Urakaze cyane. Yego, uri mpuguke mu bijyanye n'ubukungu. Nawe turifashisha na Dr. Emmanuel Mushimiyimana, ni impuguke muri politiki mpuzamahanga, ariko ibyiyongera kuri ibyo ngibyo buriya anegisha politiki y'ubukungu bivuge gutyo, n'ubukungu buza mu byo yigisha. Dr. Emmanuel Mushimiyimana, wiriwe neza? Wiriweho neza Fedi. Yego, uhuza gute politiki mpuzamahanga n'ubukungu? Politiki mpuzamahanga n'ubukungu birahura cyane, kuko politiki ikoresha imbaraga, kandi imbaraga za mbere ziva mu bukungu, icyo twita ekonomi cyangwa se ubukungu bw'igihugu. Ibihugu rero iyo bifite ubukungu biba bifite imbaraga, cyane cyane imbaraga mu bya gisirikare n'imbaraga mu mibereho y'abaturage. Byose rero biterwa n'ubukungu n'amafaranga. Niyo mpamvu ubukungu tubihuza na politiki. Iyo igihugu gifite ubukungu kiranakomera. Kugira ngo igihugu kigire ku mbaraga, kigomba kubaka ubukungu bwacyo, byaba umusaruro mu by'ubuhinzi, byaba umusaruro mu bya production cyangwa se mu nganda. Igihugu rero usanga gishakisha izo mbaraga. Izo mbaraga rero ziboneka mu kongera ubukungu, nanone ubukungu bwaboneka bugakoreshwa mu kongera imbaraga. Ni vice versa, ni ukuvuga byose birungikanya. Ni ukuvuga imbaraga, icyo twita power, ziba means yo kugera ku bukungu, noneho cyangwa se uburyo bwo kugera ku bukungu, noneho ubukungu bwaboneka nanone bugakoreshwa mu kongera imbaraga. Ni ukuvuga ibihugu biba bishaka kugira ngo bigira imbaraga z'ubukungu, cyane cyane kugira ngo byongere n'imbaraga za gisirikare n'ibindi, byose biganisha nanone ku bukungu. Biragenda bihurirana, niyo mpamvu mvuze ngo birahura cyane. Yego, reka twakire Jonathan Nzayikorera, ni umuhanga mu bijyanye n'ubukungu ariko n'amabanki mu buryo bw'umwihariko. Jonathan, muraho neza? Muraho namwe. Nk'impuguke mu bukungu, mugaragaza mute uburyo nk'igihugu kugira ifaranga ryihagazeho bifite ubuhe buremere, bifite izihe nyungu? Murakoze cyane. Nkurikije rero ikibazo mumbajije, wenda gato nihuse wakurikiza amateka y'ifaranga. Ifaranga bavuga ko rifashe n'ibindi, bifite ubundi inshingano eshatu. Ikintu cya mbere ni uburyo bwo guhanahana cyangwa kugurana. Ubundi byatangiye abantu iyo bajya kugura, niba ushaka ibishyimbo wagenda ugatanga amasaka, cyangwa ugatanga inka bakaguha imyenda, bitewe n'ikintu. Ni ukuvuga bwari uburyo abantu baza gusanga bigoye mu kumenya ikigero nyacyo baguranishaho. Cya kabiri noneho ni igipimo. Ubwo iyo ushaka kumenya ngo uyu muntu afite ubukire bungana gutya, kimwe mu gipimo cyangwa limite de mesure, ifaranga ni kimwe mu buryo bufasha gupima cyane cyane ubukire. Icya gatatu twavuga ko ari ikigereranyo cyo kuzigama. Uyu munsi iyo umuntu afite uburyo azigama, kera abantu bazigama mu kigega, abandi afite amabuye y'agaciro bakayabika, ariko ubu ngubu kari agapapuro k'amafaranga kavuga kuzigama ubukungu cyangwa ubukire ufite. Izo ntego eshatu rero nizo zagezeho mu kubera ingorane zari mu kugira ngo zubahirizwe, tuvuge mu guhanahana cyangwa
ku isoko ugasanga ikibazo kirimo ni ukuba ese urikorera ibishyimbo bingana iki, niba ukeneye inka nyinshi ese ni gutyo, haza avuga ngo reka dushyireho uburyo bworoshye. Bwabanje ibyo bintu byose bikahindurwa mu izahabu nk'ibuye ry'agaciro, nyuma biza guhinduka banaza kwemeranya idolari cyangwa amafaranga dusanzwe. So muri rusange wenda ntatinze cyane, wenda nicyo navuga ni uvuga ngo ifaranga agaciro umumaro waryo ni uwo nguwo, twabirebera mu ubwo buryo. Garutse rero kibazo mumbajije nk'igihugu runaka, ifaranga ryacyo rifite akamaro cyangwa rigira agaciro bitewe n'ubukungu n'imbaraga rifite ku isoko mpuzamahanga. Urugero niba ufite ibintu byinshi ucuruza mu mahanga abantu baza kubikenera, ushobora guhitamo ngo ibintu byanjye kugira ngo mubibone dore icyo nkeneye. Wowe niba ushaka ifaranga ryawe ushobora kuvuga ngo jyewe udafite iki ngiki ntabwo abona ibintu byanjye. Noneho nk'uko mubimuze ku idolari ni ifaranga ryatumye, kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye ku isi, ni ukuvuga n'ifaranga ryayo bijyanye n'uko ubukungu bwabo bukeneye, rijyanye n'aho abantu benshi ni ifaranga ryemewe hafi ya hose ku isi yose, ni ifaranga abantu benshi bazibitsemo imari yabo. Ngo nabwiye mu mumaro w'amafaranga harimo kuzigama, ndetse n'ugereranyije n'imbaraga zine z'igihugu ubwacyo bituma byemerwa cyane. Hari nk'imibare raporo mperuka ituma rubaka inote z'ijana z'idolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika 75% zazo ziri hanze y'umugabane w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisobanuye ngo iryo faranga biragoye ko ryatakazaga agaciro kuko rirakomeye kandi riri ahantu henshi. Mu yandi magambo riri mu bigenga ubukungu bwiza. So nk'igihugu rero runaka biterwa n'icyo bita politike y'ifaranga, ariko ahanini ubugamije kureba ni iyihe nyungu turakuramo. Ese niba wenda dufata urugero nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, dukenera byinshi dutumiza mu mahanga kuruta uko dufite ibyo twoherezayo. Akenshi rero urareba ukavuga ngo ibyo nkeneye nishyira ifaranga nyindi hanika abarikeneye ni bangahe, kuko twebwe ntabwo barikeneye baza kuguramo ibintu byinshi. Niyo mpamvu dushobora kureba ngo bari akahe gaciro ugereranyije wenda n'andi mahanga akoreshwa ku isoko mpuzamahanga. N'izi magambo rero wenda no ku nyungu z'abadukurikira, ifaranga ubwaryo ishobora kutagira imbaraga ubwabyo nk'ifaranga, ahubwo biterwa n'ubukungu ubwabyo icyo rihagarariye. Noneho abashinzwe politike y'ifaranga mu gihugu bashingira kuri ibyo bakavuga ngo niyo turakuramo inyungu. Urugero wenda mbaho urugero rworoshye, Tanzania mu by'ubukungu ni igihugu gikomeye kuruta u Rwanda cyangwa Ubugande ugereranije ekonomi mu buryo mu mpuzamahanga yitwa GDP, ariko ifaranga ry'u Rwanda rifite agaciro ugereranyije n'irya Tanzania. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bushinzwe politike y'ifaranga budetermina buvuga ngo turashaka guteza imbere iki. Niba ufite ibintu ushora mu mahanga byinshi, ushobora kubivuga ngo ifaranga ryanjye ntacyo, reka ndimanure kugira ngo bigende ku bwinshi. Nk'u Rwanda turabaho ni dufite byinshi, ariko bike dufite reka tubyungukemo cyane tukarizamuraho gakeya. Ni ibyo byose bagenda bareba ku buryo bagera ku gipimo runaka, aho iryo faranga rizabasha kuba nk'igipimo cyemerwa mu guhahirana ndetse no kuzigama no kubika ubukungu. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagenze bite kugira ngo idolari rikwirakwire hirya no hino mu isi, kandi abaturage mu bihugu byo hirya no hino bumve ko ari ifaranga rigenga ubukungu bw'isi? Iyo urebye akamateka buriya ifaranga nyine rijyana na politiki iriho, akenshi ryadomye ihereye mu intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya kabiri y'isi yose ni intambara yasize hafi y'ibihugu byose ku isi bishegeshwe nayo, ku buryo igihugu cyayivuyemo gisa nk'icy'igihugu cyemo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urebye Uburayi, urebye izindi ekonomi zari zikomeye zose zarangiye zikuye hasi. Igihugu cyasigaye gifite imbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko zo zisigaye arizo zifite amafaranga ari mu bijyanye no gusana ubukungu bw'ibyo bihugu, ariho ziratanga ubucuruzi, arizo byari bifite intwaro, zasabye ko bempoza nyine ifaranga ryabo kugira ngo badomine. Icyo urebye ahanini niho byaturutse. Kugeza uyu munsi biracyagoye ko hari irindi faranga ryarikura, kuko bashyizeho imbaraga zituma cyangwa bashaka guca intege n'abandi. Ariko kuri jewe nta nubwo ari nacyo kibazo. N'ubundi ikintu kimwe ifaranga nk'uko nabikubwiye, reka turebere mu bice ridufasha. Ese riragufasha guhahirana? Ese riragufasha guteza imbere ubukungu bwawe? Niyo twahera mu idolari, uretse ko mu rwego rwa politike nyine buri gihugu kigize ifaranga rikomeye byatuma abantu bahurira ku isoko mwese muvuga ijambo rimwe, ariko iyo situation ntibaho ku isi.
buriya henshi tuzarinda tuva ku isi harakira abakomeye n'aboroheje. Ni ukuvuga ngo hazajya hagira ifaranga rikomeye, ahubwo wenda icyo navuga muri rusange, idolari ubwaje kuba rikomeye si ikibazo, ahubwo twarikoresha gute kugira ngo twunguke mu bukungu bwacu aho guhomba. Byagenda nk'u Rwanda, tuvuge nk'u Rwanda, niba dukenera idolari ngo dutumize ibintu mu mahanga, turibona gute? Ese turamutse tuvuze ngo ni ukuvuga ngo reka dushake ibintu byacu twohereza mu mahanga byinshi, abakenera ifaranga ryacu babe benshi, noneho bitume rigira agaciro imbere y'iryo dolari. Tugira aho twumvikana tubabwire ngo natwe muduhereza agaciro kacu turabona ari aka ngaka. Nicyo ngicyo ubwabyo. Hari naho ushobora gusanga gucuruza mu ifaranga ry'amahanga cyangwa idolari nabyo bishobora kutubera byiza ugereranyije n'andi mafaranga. Muri rusange kuri jewe ikibazo si ukuba idolari rikomeye, rirakomeye kuko nyine bene ryo bakomeye, ahubwo ni ukuvuga ngo politiki y'ifaranga ya buri gihugu yarinya gute ku buryo birarifasha mu kunguka mu rwego rw'ubuhahirane n'amahanga. Ahubwo se kuki hadashobora kubaho ifaranga rimwe rituma abantu bose bisanga, atari ukuvuga ngo uragera ahantu uvunjishe nugera ahantu uvunjishe? Kubera iki hadashobora kubaho uburyo bwo guhuza ibintu? Nukurikirana aho isi iri kugana ni nacyo cyifuzo ko abantu twese aricyo twakora, kandi urabona bigenda bigerwaho, ariko haracyari ingorane za politiki cyane. Hari abatabishaka kuko babyungukiramo nyine. Rya faranga ryabo, urugero tubare ziriya note ni ibipapuro bigurwa, ibihugu kugira ngo ubone izo note birazigura. Icyo ni imbaraga bene ryo badashaka gutanga. Icya kabiri noneho ubwo bukungu bagenda baga, niyo twe twifuza, niyo mpamvu bagenda bavuga icyo bita regional integration, cyangwa ntabwo nzi uko nabyita, ariko kugira isoko rimwe rusange aho bigenda bikazagira ifaranga rimwe, twese bikatworohera. Gusa politike no kwikunda biriho ku isi bigenda bitabyorohereza, ariko niyo nzira ubuyobozi bwose bwo tuganishamo, niho abantu bose bareba ko ari intego yafasha mu kwihutisha iterambere, nubwo nyine inyungu za politike za bamwe na bamwe zigenda zitabyorohereza, ariko nicyo cyifuzo buri wese yifuza. Jonathan, uri impuguke mu bijyanye n'ubukungu, cyane cyane no mu bijyanye n'amabanki. Kugira ifaranga rikomeye hari icyo bifasha ibi bigega mpuzamahanga by'imari cyangwa se izi banki mpuzamahanga? Ibigega mpuzamahanga by'imari twebwe ntabwo rigira amafaranga yabyo, ahubwo ariko naryo bishora imari, ibyo bita za mpapuro mvunjwafaranga, nabyo biracuruza muri ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo icyo bibifasha bigenda bihitamo niba ifaranga runaka, iyo tubonye ifaranga riri twavuga riri stable, niko duhitamo gushora imari yacu. Iyo tubona ifaranga rishobora kugenda rigira ibibazo rigahungabana, rumva turatakaza niho witsubukire abantu. Ni ukuvuga ngo icyo bifasha muri ibyo byombi ni uko nyine banki izo byo bigega mpuzamahanga nabyo bicuruza mu mafaranga atandukanye, niyo diferanse irimo. Ni iki ibihugu biba bikwiye kwitwararika ku bijyanye n'ifaranga? Ni gukora politike z'ubukungu zabyo neza, kandi ibihugu zifite nka banki z'inkuru z'igihugu nibyo ziba zikora, zibyitaho, ngira ngo ubuyobozi bwacu bubireberera muri rusange. Jonathan Nzayikorera, turabashimiye cyane. Murakoze. Teddy Kaberuka, ibihugu hafi ya byose byo mu isi bifite ifaranga ryabyo, nubwo hari n'ibindi wenda bikoresha ifaranga ryo mu bindi bihugu, ariko buri gihugu cyo mu isi gikoresha ifaranga. Biba binavuze ko biba bifite n'ubushobozi bwo kuryikorera, cyangwa se hari izindi nzira binyuramo? Urebye amateka ukuntu ubukungu bugenda buzamuka ku isi, yenda tuvuge aho ibihugu cyangwa se abantu mu buryo bwo guhahirana, mbere y'uko ifaranga ribaho habaye uburyo abantu bahahiranaga, ariko ari byo byari nko kugurana ibicuruzwa ku bicuruzwa, umuntu akaba yaguha ikintu nawe ukamuha ikindi. Ariko byagaragaye ko ubwo buryo bwo guhahirana bwari bufite hari aho batagezaga, kubera kurumva guhinduranya umuntu n'ikintu ntabwo byari byoroshye. Haza rero kuvuka ifaranga. Ifaranga ni uburyo bworoshye bwo guhahirana, kubera ko amafaranga icyo amaze ni ukugira ngo wowe ufite ikintu
ugitange baguha amafaranga none nawe uzayagura ikindi. Ibihugu byose byo mu isi bifite ubushobozi bwo kwikorera aya mafaranga tuvuga yaba ibiceri izi note. Gukora amafaranga ntabwo ikibazo ari ugukora amafaranga, ahubwo ni amabwiriza ajyanye n'ifaranga, kuko agaciro k'ifaranga ni itegeko rishyiraho. Ni ukuvuga ngo iyi noti waba ufite agaciro kayo ni itegeko ry'icyo gihugu. Bitabaye ibyo inoti zishobora kuba imfabusa. Mujya mubibona urugero iyo bavuga ngo igihugu cyahinduye amafaranga, icyahindutse ni itegeko ririha ububasha, naho ubundi kujya gukoresha inoti ni ibintu byoroshye ibihugu byikorera. Yego, hari ibihugu bimwe bibyikorera ariko hari n'ibihugu bindi bikoresha. Ariko icyangombwa cyane cyane banareba ni ukuvuga ngo izi noti n'ibiceri byujuje amabwiriza mpuzamahanga ku buryo n'uwayigana aho byajya byaboneka, kuko tujya tubona ibintu abantu bigana inoti, mujya bibona na polisi bafata. Kugira rero ngo ibyago byo kwiganwa bitaba byinshi, niyo mpamvu haba uburyo navuga mpuzamahanga bavuga bati inoti bigomba kuba yujuje ibi n'ibi. Nyuma y'imyaka kanaka tekinoloji ikagenda itera imbere, bakagenda bongeramo uburyo cyangwa se nk'amayeri yo kugira ngo abayigana ibyo ayo mahirwe agabanuke. Ariko ibihugu cyane cyane muri Afurika ibihugu byinshi bijya gukoresha amafaranga hanze, ari nayo buriya ibihugu birwana nabyo. Buriya kugira ngo amafaranga asohoke hari ikiguzi cyo kuyakora. Akenshi bavuga ko ikiguzi cyo gukora amafaranga ari hagati ya 7 n'10% bitewe n'igihugu. Ntekereza ugiye gukora inoti y'amafaranga ng'ijana ariko utanze yenda amafaranga 10 kugira ngo iyo noti bayigukorere, kuko ni service. Ibyo rero urumva ko ni ikiguzi, ariko ndetse washyizeho ayo mabwiriza. Urumva abafite inganda zikora amafaranga, navuga gucapa amafaranga, nibo batanga service. Ni nkuko wajya gusohora urupapuro kanaka, kubera ko baba baguhaye uburyo bwa security, hari n'amanimero, kuko ifaranga inoti yose isohotse ifite nimero idahuje n'indi kugira ngo ni haramuka hagize uyigana bizamenyekana. Niyo mpamvu rero ubwo buryo bwose bushyirwaho. Hari ushobora guhita yibaza ngo ibihugu byinshi birwana no kugira inganda zinakomeye, kuki bidatekereza no kugira inganda zikora amafaranga zitwabyara Imana? Hari umuntu ushobora kuba uri kutumva wibaza n'icyo kibazo? Yabyibaza. Impamvu mu by'ukuri wenda abantu batihutira kugenda bakora gushyiraho nk'ibyo uvuze ngo gukora uruganda rukora amafaranga, nuko urwo ruganda rugomba kuba rukora rwunguka, kandi kugira ngo rukore rwunguka rugomba kuba rufite isoko. Isoko riva he rero? Isoko riva nyine kuri komande zitanzwe n'amabanki y'ibihugu, za beneri z'ahandi. Mvuze beneri kubera ko za banki, kugira ngo umuntu abyumve, za banki nkuru z'ibihugu nizo zigira zifata icyemezo cyo kuvuga ngo dukeneye gucapa andi mafaranga cyangwa se dufite arahagije. Urumva rero akenshi baba bafite ahantu bafite ikoranabuhanga ryizewe, bavuga batangaya tutamutse tuyacapishijeyo amafaranga afite. Kugira ngo ucape ifaranga hari ibintu byinshi bigenderwaho. Hari ukuba kuyigana bigoranye, hari ukuba aramba, akozwe mu mpapuro ziramba zidashobora guhita zangirika ako kanya. Hari ukuba afite ibirango abantu bahuriraho babasha kumenya. Ibyo byose kubihuza akenshi usanga bisaba nyine abantu babizobereyemo, babimenyereye. Akenshi ndetse no muri Amerika ubwaho tuvuga ngo bafite ikoranabuhanga riteye imbere, abantu ku giti cyabo nibo bazicapaga, ariko kuri ubu usanga mu by'ukuri ibihugu bwabyo byaratangiye kuvuga ngo twumvikanye na runaka, kampani runaka kari izajya ducapira amafaranga, ibyo byo kujya gupiganwa cyangwa kugenda uvuga ngo noneho ngo mwebwe ni munca menshi ndajya iyo kampani kabizwi. Ugasanga rero ibihugu bindi bidafite ubwo bumenyi ngiro, iyo tekinoloji, bivuga biti reka tujye hahandi abanyamerika bakoresha, niho twizeye ikoranabuhanga. Urabona ko n'abanyamerika bagenda bavuga bati nyamara ibyo twari dusanzwe dukora wenda ni hari ikintu gikenewe, nko kuba wenda tuvuge nk'abantu babana n'ubumuga bwo kutabona, kuba babasha gufata inoti bakamenya ko ari inoti y'ijana cyangwa iya 50 cyangwa 20. Abanyamerika bageze ku rwego rwo kuvuga ngo bashyiremo utumenyetso dutuma n'utabona amenya inoti afite iyo ariyo. Uko iryo koranabuhanga rigenda rizamuka rero, ntabwo nkeka ko ibihugu byose bifite ubushobozi bwo kuba bwagera kuri urwo rwego. Niyo mpamvu bihitamo kuharira
hari ibintu tujya twita mu ndimi z'amahanga competitive edge. Iyo umuntu ageze ku rwego rw'uko iyo tekinoloji yihariye ashobora kubikora ku giciro gito kandi amaze kugira amasoko ahagije, aho kugira ngo ujye kubyigana nawe uramureka akajya bigukorera ukemera ugatanga amafaranga. Hari n'ikindi abantu bumve ko ifaranga atari buri munsi wagenda kuri capira, kuko ifaranga ni ubundi mu gisobanuro cyoroshye ifaranga ni agaciro k'umusaruro ufite. Ni ukuvuga ngo ureba umusaruro ufite noneho ugakoresha amafaranga angana nawo. Niyo mpamvu utavuga ngo banki nkuru y'igihugu igenda isohora amafaranga, ko isohoye amafaranga adafite umusaruro uhuye nayo, nibyo bya bindi usanga amafaranga akomeza guta agaciro. So gukoresha amafaranga, ukoresha amafaranga ukurikije umusaruro ukungana. Mbere ko tujya kwa Dr. Emmanuel Mushimiyimana, Strato muri iki gihe ndetse imaze n'igihe kirekire kuko tugiye kuvuga ku idolari ndetse n'amateka yaryo, guhungabana kwaryo ndetse n'uburyo ryafashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba igihugu cy'igihangange. Kubera iki muri iyi minsi iyo umuntu avuga ku bijyanye n'amafaranga, mvuze amafaranga muri rusange bitewe n'igihugu cyari cyo uburyo kiterekanye nyita amafaranga, iyo umuntu wese yumvise idolari akangarana kumva yuko ariyo mafaranga aremereye, akumva yuko ari ikintu kidasanzwe. Ni ikintu kidasanzwe koko. Iyo nguhingira wenda za hafi kugira ngo wumve ko idolari atari ikintu gisanzwe. Iyo ubaze burya amabanki y'igihugu agira icyo bita umutungo, na kita reserve twakitangukira digira reserve. Reserve rero ni imitungo izo banki zibika kugira ngo zibashe kuba zahangana n'ibihe runaka bikomeye kandi bibe byabasha kuba byakitegura yuko mu gihe runaka bishobora gukomeza gucunga ubutunzi bw'igihugu nta gikuba gicitse. Ibyo nibyo bita reserve zo ku isi yose kugeza ubu 58 ndetse hafi 59% ziri mu madolari, kuvuga amadolari ya cash, impapuro n'ibiceri. Ibyo ninde wabitegetse no muri bond. Byatangiye rero kera, byatangiye bijya kuba byabanje birikora. Ubundi bijya gutangira bwa mbere na mbere byahereye mu hagana mu 1913. Muribuka yuko intambara y'isi ya mbere yatangiye mu 1914, ariko mu 1913 ikintu cyabaye nuko mu byukuri nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye igihangange zirusha ubukungu igihugu cyari icyambere mu bukungu icyo gihe cyari cyo Ubwongereza. Noneho zimaze kunyura ku Bwongereza nyine abantu batangira kuva ko zibaye igihangange. Icyo ni icyambere. Noneho mu gihe intambara ya mbere y'isi inabaye, uzika Amerika yo ntabwo yihute guhita ijya mu ntambara, yagiyeyo nyuma. Ibindi bihugu byarabanje birarwana, wumva bikeneye amafaranga ushora mu kugura intwaro, mu kugura ibindi bicuruzwa bikeneye no kubona amafaranga mbese gukomeza gukoresha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero aho zagiriyemo mu ntambara zo zagiye zijya gufasha, ariko zitangira gukora ubucuruzi bw'intwaro, ubucuruzi bw'ibindi bintu bikeneye. Muri icyo gihe rero ibihugu bikavuga biti no, ubundi mbere yuko systeme tugenderaho ubu ngubu ijyaho, kera igihugu kugira ngo kivuge bya Teddy amaze kugusobanura kigaragaza yuko kigiye gushaka amafaranga, yaba inoti yaba ibiceri, cyagomba kugendera ku butunzi gifite, cyane cyane mu butunzi bwa zahabu. Urumva rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite intwaro, ifite ibicuruzwa igomba kugurisha kuri ibyo bihugu. Ibihugu bitangiye kugura, ariko noneho yo ifaranga ryayo ni dolari, sibyo? Burenga dolari rya mbere ryacapwe mu 1914. Hari amadolari yagiye agaragara mbere yaho wenda, ariko mu by'ukuri mu buryo turize ubu ni muri iyo myaka. Noneho urumva batangiye kubona yuko bakeneye ibicuruzwa muri Amerika, batangira nyine kubishaka bakoresheje bashaka amadolari, ariko kugira ngo babone ayo madolari bagaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahabu ikajya muri bya bigega nyine nakubwiraga bya reserve. Ibihugu rero biza kugira ku rwego rw'uko ntago byari bikibasha kubona reserve zahabu yo kohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko hari n'ibihugu bitagiraga zahabu, kandi hari n'ibihugu icyo gihe bitanagiraga zahabu. Urumva noneho nibwo haje gutekereza igitekerezo bitatu, ariko ubundi kuki twakomeza kugenda tuvuga ngo Amerika tuzatubaha zahabu igihe tugiye guhahirayo, kuki tutafata ifaranga ryacu cyangwa se icyo dukoresha
twakomeje gukoresha ifaranga kubera ko mu Rwanda turyita ifaranga ariko ahandi bafite uko bayita twabuze n'ijambo rya currency mu Kinyarwanda sinzi niba ribaho cyangwa iya monnaie. Donc izo monnaie rero bavuga bataho kugira ngo tujye tubaha zahabu reka tuzishyire zigira agaciro tugereranyije nuko idolari rimeze ubu. None tujya tugura amadolari dushaka amadolari tubahe dukoresha amafaranga yacu aho kugira ngo tubohereze zahabu. Kuva icyo gihe rero bitangira kugaragara yuko mu by'ukuri kugira ngo ubashe guhaha ubashe gukorana n'ibyo n'icyo gihangange cyari kimaze kuvuka wari ukeneye amadolari. Birakomeza birakomeza biragenda noneho biza gufata ingufu muri 1944 aho habaga amasezerano y'i Bretton Woods. Bretton Woods nabo byagenze bite? Hari hamaze kuba intambara ya kabiri y'isi, nanone Amerika urumva ko yivuyemo aricyo gihanganye gikomeye. Noneho ibihugu bigera kuri 44 biricara biravuga bitereka turebe ukuntu twashyiraho systeme y'ubuhahirane tudakoresha bya muri twavugaga bya zahabu. Noneho turebe ukuntu amafaranga yacu tuyahuza tukajya tugira agaciro gafite aho gahuriye ni dolari. Ariko natwe dutangira no kuryemeza turyemeze ibyo bihugu uko byari 44 n'ibyo bya bihugu byari bigezweho icyo gihe n'ibyo byari binakomeye, tunabyemeza yuko ariryo dolari tuzadukoresha mu buhahirane mpuzamahanga. Ucyo kuba bakemeje yuko ariryo faranga rizajya rikoreshwa mu buhahirane mpuzamahanga byatumye nyine andi mafaranga yose asa naho acitse intege, harimo ya mapound twarimo tuvuga yarakomeye mbere. Noneho idolari rigenda rizamuka rero mbere kugeza n'ubu ngubu. Aho niho nashaka kubaza Dr. Manuel Mushimiyimana. Dr. uyu ntabwo ari umutego ibihugu byinshi byaguyemo ku buryo kugezana n'ubu ngubu hari bimwe byananiwe kuwikuramo? Niko bigenda muri politiki n'ubukungu nk'uko wambajije kare. Iyo igihugu gifite imbaraga za politiki kigira n'imbaraga mu bukungu. Mu gushakisha izo mbaraga rero gishyiraho amategeko. Urebye rero kugira ngo bashyireho ariya mategeko nk'uko mugenzi wanjye yabisobanuraga y'1944 yuko idolari riba mpuzamahanga cyangwa se ifaranga ry'abanyamerika riba mpuzamahanga, byatewe n'uko Amerika yari yatsinze intambara ya kabiri y'isi yose. Yagomba gushyiraho amategeko atuma iguma gukira kurushaho, ibihugu byose bindi bikajya bidependinga cyangwa se bikenera amafaranga cyangwa se ubukungu, ariko bibanje gusaba, navuga ko bibanje gusaba uruhushya cyangwa se Amerika ibanje kubonaho inyungu cyangwa se akanyungu gake. Mbibutse yuko atari Amerika gusa, nk'uko isi iteye urumva ibyo ni ku rwego rw'isi mpuzamahanga. Dukenera amafaranga cyangwa se ubukungu binyuze muri abigo byashyizweho nyine mu 1944, ibyo byita Bretton Woods Institutions. Bretton Woods Institutions urumva ni n'abazungu n'ibindi bihugu bateranye bakavuga bati okay, dushyireho uburyo bwo kuyobora ubukungu bw'isi. Babikorera muri Amerika rero aho bita Bretton Woods, ni muri leta ya New Hampshire muri Amerika. Ariko bwari uburyo bwo kuvuga ngo okay, Amerika ubwo itsinze intambara ya kabiri y'isi yose reka bive gusa ko nayo ikenera dolari, bambe ikenera zahabu, kuko ubundi faranga ryavunjwaga na zahabu cyangwa se idolari ikavunjwa na zahabu. But noneho ifaranga rya Amerika ry'ubwabyo ribe nka zahabu y'isi. No kuvuga ushaka amafaranga ajya ashaka amadolari y'Amerika. Bivuze ngo hari utunyungu igihugu cya Amerika cyagomba kujya kibanaho. Ni systeme rero bakoze ariko mu buryo buri intentional cyangwa se bufite impamvu. Ni uburyo bufite impamvu kuko Amerika yashaka kugira ngo ishyireho uburyo bwo gukontorora ubukungu bw'isi. Ibihugu bikeneye bituma birwana bigira intambara, ubukene butera intambara n'amakimbirane. Ni nacyo cyateye rero ko Amerika ishyiraho Bretton Woods Institutions, arizo IMF, ikigega mpuzamahanga cy'amafaranga, hakazamo na banki y'isi bita World Bank Groups, hakazamo na World Trade Organization icyo gihe yari GATT. Ariko ni umuryango ushinzwe ubucuruzi mu isi. Ibyo byose ni ibigo bishinzwe ubukungu bw'isi.
aho icyo gihe rero bemeza ko idolari ryo faranga rya Amerika ari nayo yari ikomeye cyane muri icyo gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Byaba kugira ngo idolari cyangwa se Amerika igumye iganze isi iregiretinge cyangwa se ishyireho uburyo bwo kuyobora ubukungu bw'isi, kandi n'ibyo bigo biyifashe igihugu cyashonje cyakennye cyane bagiha amafaranga kugira ngo kizahuke kitateza intambara. Icyagize crisis nka IMF ni nka kizimyamwoto, iyo ibona igihugu cyabuze amafaranga burundu iraza ikamenamo udufaranga kugira ngo igihugu cyongere kigire ubuzima. Ni systeme rero bakoze y'isi yo kugira ngo ariko nanone ikaba ifasha Amerika kuguma kubasha gukontorora politiki y'isi. Nababwiye ko tugitangira iyo ukontorora politiki y'isi ugomba gushyiraho n'uburyo iyo politiki izashyigikirwa n'ubukungu cyangwa se economy, yaba ari under production cyangwa not production, habayeho umusaruro nk'uko bagenzi banjye babivuze, cyangwa niyo nta umusaruro wabayeho, kuko tugira ubwoko bune bw'isoko, harimo ubwibanze isoko ry'amafaranga. Ubwo buryo rero Amerika niyo itakora ngo producinge, ariko gucuruza idolari biha advantage cyangwa se biha inyungu ku isi, kuko niyo yonyine ifite icyo twakwita money market cyangwa se isoko rishingiye ku mafaranga. Ikindi rero kugira ngo wenda nkomereza aho ngaho, warumbajije uburyo bigira uruhare iyo hierarchy y'amafaranga. Ntabwo iri kuri Amerika gusa, buriya murabona ibihugu bya Afurika, buriya nk'uko bagenzi banjye basobanuriye, hari amafaranga y'inyungu dutanga n'ibihugu bya Afurika kugira ngo batuprintingire amafaranga. Impamvu tuyita amafaranga mu Rwanda ni kimwe n'uko Abarundi bayita, ni kimwe n'uko ibihugu byinshi byagiye biba under French hegemony, cyangwa se Abafaransa nabo hari uburyo bakontorora amafaranga yacu mu bihugu byinshi bya Afurika. Bivuze ngo Amerika ikontorora isi ku mafaranga, noneho nabyo bihugu bikomeye bindi nabyo hari uburyo bikontorora ibindi bihugu bindi bitewe n'imbaraga bigiye bigira mu karere. Ugasanga rero ni uruhererekane rw'isi, ariko urwo ruhererekane Afurika niyo irugwamo kuko niyo yonyine itagira ifaranga ryayo yigengaho ku rwego rw'isi rufatika. Biranagoye gushyiraho ifaranga ryo muri Afurika ryitwa ifaranga rya Afurika ry'ubwaryo, kuko biracyagoranye. Bituma rero duhora hasi muri politiki n'ubukungu, ariko bitewe na ya hierarchy cyangwa se imbaraga z'ibihugu mu gukontorora ubukungu bw'isi harimo ifaranga ryacu. Yego, urakoze cyane Dr. Emmanuel. Teddy, ubitekereza gute? Narimbaje Dr. Emmanuel Mushimiyimana niba atari umutego ibihugu byaguyemo muri icyo gihe, ariko wenda dufate ko muri icyo gihe nta bundi buryo byari kubigenza, byagomba kumva yuko idolari ari ryo rigomba gukoreshwa mu buryo bwo guhahirana bitewe n'uburyo bitari binganye n'ubushobozi. Ariko ko imyaka yagiye ishira no kugeza n'ubu ngubu ibintu byarahindutse, ibihugu byinshi byariyubatse, ibihugu byinshi byarigize. Ni iki gituma ibihugu byarakomeje kugendera muri uwo murongo imyaka 40 igashira n'indi zashira? Reka mbere aho ngaho twibutse ko aha turavuga 1944, intambara ya kabiri isi yose irangiye. Duhereye muri Afurika, hafi ibihugu byose byari bikiri mu bukoloni, bivuga ngo byakoreshaga ifaranga ry'abakoloni, ko nicyo byavugaga. Ibihugu rero byabashije kwitabira iriya nama ya Bretton Woods. Aha turi n'igihe intambara y'isi irangiye, Amerika ariyo yatsinze, aricyo gihangange, nicyo gihugu cyari gifite ubukungu bukataje, aho ibihugu byinshi byahahiraga cyangwa se Amerika yoherezaga ibintu byinshi. Yakoresheje imbaraga yari ifite kugira ngo yemeze, reka tubyite ko niyo nama ya Bretton Woods yabereye muri Amerika, yemeza ibihugu cyane cyane by'Iburayi, kuko mwibuke ko mu ntambara y'isi
Amerika yagiye kubitabara itsinda intambara, ibintu birarangira. Abari bakomeye ari abayapani, ari abongereza, bose basa nkaho bari hasi ya Amerika mu rwego rw'ubukungu no mu rwego rw'intambara. Bituma Amerika igira ijambo, yiharira imyanzuro. Urebye na banki y'isi ukareba FMI, byose bira muri Amerika. Kuba biriyo icyicaro bikwereka urugero Amerika ya kontrolaga systeme y'ubukungu bw'isi. Nyuma yaho rero ari naho waruhereye umbaza uti kuki bitahindutse. Icya mbere, nyuma yaho muri za imyaka 52 kugeza muri 60 70, ibihugu bya Afrika bigenda biba dekolonize. Ubwo ndahera aho ngaho, ibihugu byaraje bisanga systeme yubatswe. Urumva ntago ibihugu bivuye mu bukoloni ntago byari kuza birwana no guhindura ibintu. Ikindi, Amerika yakomeje gufasha Uburaya muri ya plan Marshall yo kubaka ibyasenywe. Bivuga ngo yakomeje kuba hejuru y'ibindi bihugu byose. Ibihugu bindi bisa nkaho byari bifite ubukungu bwagendaga buzamuka. Hari ibihugu byinshi byari bifite ipfunwe byo kuba byaratsinzwe intambara. Aha ndavuga Ubudage, aha ndavuga nk'Ubuyapani, ku buryo bitanashakaga no guhangana na Amerika. Icyo twabonye rero ari naho umuntu yatangira kubona ko nubwo ariko bimeze ariko bizahinduka. Muri iyi myaka 10 ishize, yenda na 15, hari concept zimwe zagiye zitangira gutekerezwaho, bavuga bati kuki tugomba gucuruza peteroli yacu mu madolari gusa. Urugero, nimba mvuye mu Rwanda ngiye kugura peteroli Qatar, kuki ngomba kunyura mu madolari? Aho ngurira si muri Amerika, ugura si umunyamerika, kuki tugomba kugira petrodolari? Ni concept iriho kuva kera. Kuki umuntu ava mu Rwanda akajya mu Bushinwa ugakenera amadolari, kandi aho ugiye nta nubwo amadolari akoreshwa? Kubera iki? Kubera ko n'ubukungu niko bwubatse. Amerika yungukira muri uko gukoresha amadolari. Impamvu yabashije navuga kubitegeka ibindi bihugu n'ubuhangange bwayo. Ariko uko ibihugu bigenda byiyubaka bizamuka, bigenda bihindura imikorere y'ubucuruzi mpuzamahanga. Uyu munsi Ubushinwa bugezaho bumaze navuga gufata ibirindiro mu bucuruzi mpuzamahanga, aho nabo babwira ibihugu bati nta mpamvu yuko muza kutugurira iwacu mu madolari. Niyo twakorana amasezerano mushobora kugura mu mafaranga yacu, kuko Ubushinwa ibyo butumiza muri Amerika n'ibyo butumiza hanze bushobora kubikoresha amayuan amafaranga yabo. Uyu munsi tuvugana, ubundi iyo ugiye muri banki nkuru z'ibihugu, buri banki nkuru y'igihugu iba ifite reserve yandi twavugaga amafaranga y'amahanga atuma watumiza ibintu hanze. Akenshi ibihugu usanga ari hagati y'amadolari, amayero, amapounds na amayuan nayo yamaze kugirwa. Ko hari ibihugu byinshi bimaze amayuan y'Abashinwa. Noneho hakaza n'ifaranga rishingiye ku ikoranabuhanga, ko naryo rimaze gufata intera nini. Uko rero politiki igenda izamuka, ibihugu bigenda bibi bihangange, bitangira no kwipakurura Amerika, bikavuga biti cyane ko bimwe biba bifite n'ibibazo bya politiki. Nk'uyu munsi Abarusiya bafitanye ibibazo n'Abanyamerika, abo bafatanya cyane muri urwo rugamba ni Abashinwa. Bivuga ngo uyu munsi amareserve y'Abarusiya bagenda bagabanya, ava ku madolari bari basanganywe, kuko bagenda bayasohora bagura ibintu hanze bakoresha amayuan, kubera ko bumvikana n'Abashinwa. Hari ibihugu byinshi ku isi byatangiye no kubitekerezaho no kuganira. Nka Qatar isigaye iyo icuruza peteroli yayo, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu basigaye bemera no gucuruza ya peteroli yabo mu mayuan y'Abashinwa. Birakwereka ko na Gaddafi yari bimwe mu bibazo yagiranye n'Abanyamerika, ko hari kuvuga ngo kuki ngewe ngomba gucuruza peteroli yanjye mu mafaranga y'Abanyamerika kandi abo ncuruzaho atari Abanyamerika. Bikwereka ko rero iyi myaka navuga idolari risa nkaho ryihariye, ubucuruzi mpuzamahanga biragenda bigabanuka. Aho icyambere hari ibihugu biriho bizamuka mu bukungu, cyane cyane Abashinwa, yewe na za Brazil muri Amerika y'Amajyepfo nayo iragenda izamuka.
ariko n'ifaranga ry'ikoranabuhanga riragenda rizamuka. Ibyo byose turibuze kubira mbere ko tujya kwa installateur kansubira kwa Dr Emmanuel Mushimiyimana. Dr, hari abashobora kubyumva gutyo bakavuga yuko habaye ubukoroni ku bijyanye n'ifaranga. Yego, ubihuza gute? ubukoroni n'ifaranga birahura cyane, kuko nk'uko natangiye mbivuga, iyo ufite imbaraga unashyiraho uburyo abantu bagomba gukurikira bakurikije inyungu zawe, bakurikije icyo bazaguha cyangwa uzavanamo. bivuze ngo imbaraga abashinwa ubu bafite muri iki gihe ku isi butuma yuan ryawo rishobora gukoreshwa mu buryo mpuzamahanga. Ariko twibukiranye yuko abashinwa bakiri mu nzira y'amajyambere, bataraba igihugu gikize cyane, ariko kubera umuvuduko bafite isi yose n'umubare w'abaturage ifite, ndetse n'ibintu bashobora gucuruza ku isi, bituma ibihugu byinshi bikenera reserve y'amayuwani. Kuko nimba ushaka kugura, n'urugero, ushaka kugura drone za gisirikare mu Bushinwa n'urugero, bizakorohera kwishyura amayuwani yabo kurusha amadolari. Niyo mpamvu ibihugu bivuga ngo okay, reka tubahe peteroli yacu muduhe amayuwani, baba bazi ko bazabasubiza ya mayuwani igihe bashatse ibintu bivuye mu Bushinwa. Ibyo ni international trade, ni business mikorwa, niyo mpamvu badakenera cyane ya madolari. Ibyo Amerika ifiteho rero nka challenge ni ukumaintaininga cyangwa se ni ukugumana bwa bukungu, kuko abantu benshi ntabwo bagikorana ubucuruzi cyane na Amerika, ahubwo barakorana ubucuruzi nk'ibihugu byinshi bya Afurika. Ibihugu bya mbere bikorana nabyo ubucuruzi ni ibihugu by'i Burayi. Niyo mpamvu nanone nka ero ubu irimo kuba ifaranga rikomeye cyane mu bucuruzi mpuzamahanga. Kubera iki? Nukenera wenda indege za gisirikare zivuye mu gihugu wenda cy'Ubwongereza cyangwa cy'Ubufaransa, cyangwa intwaro zivuye mu Bufaransa, uzishyura amayero. Niyo cyangwa se nukenera ibifaru bivuye mu Budage, cyangwa se to kuvuga iby'intambara gusa, tuvuge wenda imashini zivuye mu Budage zikora printing cyangwa n'ibindi, uzakenera amayero. Bityo rero uzakenera ko reserve zawe nyinshi uzibika mu mayero, kugira ngo uzajye kugura ibintu biguhendukiye. Muri make rero ubukungu n'ubukoroni birajyana, kuko ubukoroni bwabayeho kugira ngo ibihugu bya Afurika bikize ibihugu by'i Burayi. Nakubibutsa ko n'urugero ruto ngiye kuguha, hari igihe nk'idolari ryabaga ari directly exchangeable cyangwa rivunjwa n'izahabu, ndetse na n'ubu niko bimeze. Iyo ufite izahabu nyinshi cyangwa reserve nyinshi z'izahabu, ushobora kubona amafaranga menshi muri banki y'inkunga, cyangwa se navuga ya loan, inguzanyo. Nuvuga ushaka kwaka ya mafaranga muri bya bigega byo muri Bretton Woods Institution nka banki y'isi cyangwa IMF. Iyo babona ufite reserve nyinshi za zahabu, bashaka kuguha amafaranga menshi. Ariko igisekeje ni iki? Ibihugu byose bya Afurika bigira zahabu nyinshi ku isi, ariko iri mu butaka, ndetse n'iyo bacukura, noneho ibihugu bikomeye na za company zikomeye zikaza zikicukurira zikijyanira. Wareba ugasanga Tanzania ni igihugu wenda cya kane muri zahabu nyinshi muri Afurika, ariko ugasanga kirakeneye nta mafaranga gifite. Kubera iki? Baraza bakitwarira ya zahabu bakayigira reserve mu bihugu byabo, noneho ugasanga Tanzania nta n'ikiro cya reserve n'urugero ifite muri banki yayo. Ibyo rero bituma aho kiriya systeme y'ubukoroni nakubwiraga, nanone uhagaritse ko ya zahabu wayitwara bikubera ibibazo. Ni ukuvuga ubukungu, amafaranga cyane cyane bihura n'ubukoroni cyane cyane. Ubukoroni bushatse kuvuga iki? Abo tumva terime yitwa ubukoroni. Ubukoroni ni igihe igihugu runaka gikoresheje imbaraga kugira ngo kikubire ubukungu n'abaturage n'imiyoborere y'ikindi gihugu. Icyo nicyo twita ubukoroni. Bwatangiye cyane cyane 1885, aho ibihugu by'i Burayi byashatse gufata ibihugu byose bya Afurika ngo bigire ibyabyo. Ariko impamvu zabiteye kwari kugira ngo babone ya mitungo kamere ya Afurika,
bayitwarire. Icyo gihe rero navuga ko ahubwo ku bukungu, ibijyanye n'ubukungu, Afurika icyo gihe nibwo yari ikize. Kubera iki? Amafaranga y'abakoloni y'abazungu b'i Burayi yakoreshwaga muri Afurika, bigatuma ubukungu bwa Afurika buzamuka kurusha ubwo muri Aziya nk'Abashinwa n'Abakoreya n'ibiki. Ubu ngubu rero byarahindutse bitewe n'iki? ubukoloni bwo muri Afurika buzahaza ubukungu bwa Afurika cyane. Bisaba kugira ubwenge kugira ngo wungukire muri sisiteme y'isi y'amafaranga muri iki gihe, kuko Afurika bayitwara ibintu byinshi, bayitwara peteroli, bayitwara zahabu, bayitwara timba, imbaho, bayitwara ibintu byose, bayitwara ikawa, bayitwara chocolate, bayitwara ibintu byose. Nta kintu Afurika ibona keretse iyo ugize ubwenge. Afurika niyo yohereza diamond nyinshi ku isi n'ibiki byose na metals, amabuye, ariko ugasanga nta kintu Afurika itoyemo. Ndetse n'aya mafaranga y'abashoramari aza muri Afurika azanywe n'izo companies zikomeye, akenshi yisubirira icyo twita repatriation, yisubirira muri bya bihugu bikomeye cyane. Ubukungu rero n'ubukoloni birahura cyane, ari nacyo twita kuba Afurika igikolonijwe muri iki gihe, kubera iyo system ituma Afurika itabona ku mafaranga ahagije. Ndetse na ziriya nkunga usanga ari nk'agatonyanga, ntabwo batera inkunga Afurika ku buryo ishobora gukira ikagura ibintu nk'ibyo bagenzi banjye bavuze byabaye Abanyamerika bafasha Uburayi kuzahura ubukungu. Ntabwo rero mu myaka nk'itatu ishize nibwo habaye inama mu Budage, Abanyaburayi bavuga ese twafasha gute Afurika ku buryo bufatika, ku buryo yakubaka imihanda igaragara, ku buryo yakubaka za gari ya moshi mpuzamahanga, mpuzabihugu n'urugero, ku buryo yakubaka amashanyarazi ku buryo bufatika. Ariko bamwe mu bayobozi b'ibihugu bimwe bikize bakavuga ngo bari abantu mubihorere, ntabwo baragera igihe cyo gutera imbere bihagije. Tuvuze ngo rero ntabwo tubaha amafaranga ahagije. Icyo twita amafaranga gikoreshwa muri politiki cyane. Amafaranga akoreshwa mu gukandamiza abantu iyo utabahaye ikintu, bitabaye amafaranga, cyangwa se agakoreshwa mu kubazamura iyo ubahaye kugira ngo babeho batere imbere bazamuke. Nta bushobozi baba bafite, nyine bagomba kubyemera gutyo. None rero iyo bagize abayobozi babi b'abakoloni bakomeye cyane, barabakenesha kurushaho, ubwo bo bagakira kurushaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo sisiteme y'isi, ubukungu bw'isi usanga bwihariwe n'abantu batarenze 15%, cyane cyane ibihugu by'i Burayi na Amerika nibyo byifatiye ubukungu bw'isi. Si uko ari byo bitanga umusaruro mwinshi, ibihugu byinshi bya Afurika bitanga umusaruro mwinshi cyane. Navuga nka Zimbabwe niyo yatumye Ubwongereza bukira cyane kuri zahabu. Navuga nk'ibyo bihugu, natanze urugero rwa Tanzania, natanze urugero rwa Congo, natanze urugero rwa Ivory Coast niyo itanga ibivamo shokora nyinshi cyane, hafi hejuru ya 75%. Ni ukuvuga ibihugu bya Afurika nta mafaranga bifite, ariko si uko bidatanga umusaruro mu bucuruzi mpuzamahanga, ahubwo ni uko bitanga umusaruro udahabwa agaciro, kuko ugura niwe ugena agaciro k'amafaranga ari buguhe. Ni nabyo Perezida Nyerere yigeze kuvuga muri Tanzania, aravuga ngo niyo twazamura inshuro ebyiri igiciro cya koto ni igihingwa kivamo imyenda, ibyo bita cotton, igihingwa kivamo imyenda, niyo twazamura inshuro ebyiri igiciro bambe umusaruro wa koto, ibihugu bikomeye bihita bigabanya cya giciro mo kabiri nanone. Sinzi nimba mubyumvishije. Bivuze ngo ubwiyongere bwa production ya cotton cyangwa se bw'umusaruro uvuye muri koto uba imfabusa, kuko mu bucuruzi mpuzamahanga ya koto igiciro kigabanijwemo kabiri ako kanya. Ni nayo mpamvu ushobora kuvuga kwibeshya ngo uracuruza n'urugero tuvuge nka gasegereti cyangwa se ndaguha urugero rwiza kuko umbajije ikibazo cyiza cyane. Niyo ubukoloni buhurira n'amafaranga,
hari igihe ibihugu bya Afurika byimye amabuye ibihugu bikomeye ibyo bita nationalization period yabaye mu 1973 n'urugero mu butu nibwo yavuze ati company zose z'abazungu tuzigize za leta no mu Uganda company zacukuraga for instance zacukuraga kopa ni amabuye avamo insinga z'amashanyarazi n'ibindi baravuga ati tubigire ibya leta no mu Rwanda icyo gihe byarabaye tubigire ibya leta n'iki biriya bihugu bikomeza ikintu byakoze byafashe agaciro ka ya mabuye yose bahita babikubita hasi nka 70%. bivuze ngo ibyo bagurisha byose iyo hatabayemo ubwumvikane mu bucuruzi mpuzamahanga agaciro bivuze ngo niyo wagurisha amatoni n'amatoni agaciro kaba kari hasi cyane ku buryo nta kikuramo ku buryo nta n'amafaranga ushobora gukuramo yakubaka ibitaro. Urakoze cyane Dr. Emmanuel Mushimiyimana. Strato Habyarimana, turi kuvuga ku idolari cyane cyane iyo urebye ku isoko idolari ryarakwirakwiye, ibi binasobanuye ko ari naryo rifite uburemere rifite ubuhangange ku isoko cyangwa se hari uguhatana kuriho ku isoko nubwo idolari ryakwirakwiye hirya no hino mu isi. Nkuko tudigeze kubikomozaho ihatana wenda dutangiye kuribona ubu kandi nabwo ntago ari hose, ni irebye risanga ari nko mu bihugu byo muri Aziya cyane cyane birangajwe imbere n'Ubushinwa, ariko ntago bikuraho idolari ko rikiri igihangange, ni iracyari igihangange nkuko nabivuze. Usanga hafi 59% by'amareserve mutungo y'ubwizigame bw'amabanki y'ibihugu ubitswe mu madolari. Ikindi kandi ntabwo twakirengagiza yuko hafi amadeni trillion 13 na miliyari enye z'amadeni ku isi ziri mu madolari, zanditse mu madolari, amasezerano yasinywe mu madolari. No kuvuga ngo mu by'ukuri koko idolari ni igihangange kandi no mu Misiri imbere rwose mbona ariko bizanakomeza kubera yuko iyo tuvuga nk'ibihugu usanga mu by'ukuri abantu ubu ngubu batangiye gutekereza ngo wenda izindi nzira zabiziye, ugasanga abantu baravuga bati wenda ariko se buriya aho kwibanda ku idolari twibanze nko kuri euro, ariko bike ko iri euro muri zone euro nta kintu cyamera nka banki nkuru cyangwa treasury gihaba. No kuvuga ngo kugira ngo bazacunge uburyo bw'imishyirireho y'iryo faranga n'imikoranire n'andi mafaranga yo ku rwego mpuzamahanga banza bitakunda, abandi bagatekereza bati ariko iri Shinwa ntibyakunda. Ariko ugasanga Ubushinwa kugira ngo buzagire ku rwego rw'uko ku rwego mpuzamahanga, ngira ngo mwumvise ibiri kuvugwa cyane muri no minsi nuko mu Burusiya amafaranga menshi ari gukoreshwa kuri ubu ngubu na amayuan kurusha ukara amadolari. Uretse rero aho ngaho mu Burusiya usanga handi rwose ku isi idolari rigifite agaciro, ndetse ugenda usanga ku gaciro gagenda kaniyongera ugereranyije n'andi mafaranga twabuze uko twita currencies, tukomeza kuvuga amafaranga kubera ko irebye hafi amafaranga yose twakita kakomeye usanga kuva nko mu myaka 2, 3, 4 ndetse ishize idolari kugira ngo gende rigabanya agaciro ryaragiye ryiyongera. Wenda twaza gutanga nk'ingero zimwe na zimwe. Urumva rero mu by'ukuri idolari iracyakomeye kubera iki? Kubera ko nubwo Ubushinwa buri kuri gisata burenge Amerika mu bijyanye n'ubukungu bishobora no kubunyuraho mu minsi mike, iyo systeme nkuko yubatse cyane cyane gishingiye ku masezerano ya Bretton Woods, aha intera cyangwa se umwitangizwa idolari rifite umwitangizwa ugereranyije n'andi mafaranga, buryo kugira ngo ayo mafaranga azabishyikire anavana idolari nk'ifaranga rikoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga cyangwa se mu mihahiranire y'ibihugu. Biracyafite igihe, biracyafite imyaka kugira ngo bizakunde, ariko gusa hari impungenge z'uko bishobora kwihuta kurenza uko abantu babibona. Tedi yavuze ukuntu ibihugu bimwe na bimwe nko cyane cyane byo muri Aziya za Ubuhinde, Brazil, ibyo muri Aziya ndavuga Ubuhinde n'ibindi bihugu byose biri muri ya cooperation ya Shanghai niko bayita, bya bihugu bihuriye mu wa muryango wa Shanghai Cooperation. Ibyo byose birimo biremeza yuko en fait bizajya bihahirana bikoresheje
amafaranga yabyo kongera gukoresha amadolari. Hari ibindi bihugu rero bikomeye nka Brazil nkuko twabivuze. Brazil ni igihugu kiri kugenda kigaragara kizamuka, gusa nanone ugasanga ibyo bihugu turi kuvuga Ubuhinde, Brazil ntago ari ibihugu nanone bavuga ngo birakanganye, kubera ko usanga ubucuruzi bwabyo bushingiye ku izamuka ry'ikintu runaka, ry'ubucuruzi runaka bw'agahe gato, batari ubukungu bwose muri rusange, ku buryo utavuga ngo ni ibintu birambye. Nanone uvuga uti wenda mu myaka 2-3 iri imbere buzaba bwavanyeho ubucuruzi bwabyo buzaba bwagize ingaruka cyane ku buryo idolari ryaba ryavuye ku murongo. Ariko niba byatangiye kuba mu Burusiya, Ubushinwa bukaba iri yuan ikaba ryarenze ku madolari, bishobora no kuba n'ahandi n'ejo bundi bishobora kuva byabaye mu Bushinwa kumva byabayeho muri Brazil. Ugasanga rero mu by'ukuri abanyamerika badahinduye wenda ingamba muri no minsi bashobora kugira ikibazo, kubera yuko mu by'ukuri iyo narebye usanga kuba riri hejuru riruta andi mafaranga, cyane cyane muri no minsi mu myaka 2-3 ishize ryagiye rizamuka cyane, ku buryo usanga ibihugu byinshi biri kwibaza ati kubundi turi mu biki. Narese ubundi dolari niryo rifasha ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Gendemera yuko ntago ari ryo nyine ubuhangange nkeka yuko bwahereye n'uruhurirane rw'ibintu byinshi. Harimo ubuhurirane bwo kuba bwarabashije kuba igihugu cy'igihangange gifite ubukungu butajegajega, nkuko nabikubwiye kuva muri za 2013 nicyo gihugu cya mbere gifite ubukungu bukomeye ku isi, ibindi biza bigikurikira. Icyo ni icya mbere. Ikindi, ubwo bukungu bunajyana nuko akenshi burya idolari ubuhangange bwabyo bunaturuka ku kuba ubukungu bwa Amerika bugaragara nk'ubukungu budahungabana, budakunze guhungabana. Kuvuga ngo kuba bafite system, bafiteho uburyo bwo guconga ifaranga n'ubutungo bwabo ku buryo budakunze umutungo wabo ku buryo udakunze guhungabana, bituma abantu barushaho kugirira icyizere idolari. Ugasanga aho kugira ngo bajye gushora imari mu bindi bihugu cyangwa se bakenere andi mafaranga yo kuba bakoresha, bavuga bati Amerika reka tuyizere. Icyo cyizere rero igihe cyose bikigaragara yuko Federal ya banki nkuru y'igihugu yabo igifata ibyemezo bifatika, abantu bakomeza kugira icyizere. Ugasanga noneho uko abantu bagenda bashora imari cyangwa se bakoresha ayo mafaranga niko bwa buhangange bugenda bwiyubaka. Ariko wibuke ko ubuhangange nkuko twarimo tubivuga na Dr. yabisobanuye, ni nk'igi n'inkoko, ni iki kibanza ikindi ni iki kiza nyuma. Ayo mafaranga ashobora gutuma bwa buhangange bukomeza kwiyongera, ariko ugasanga na bwa buhangange ko bugenda bwiyongera uko ugenda wagura amaboko mu bijyanye n'ubukungu, mu ntwaro, muri influence, mu gutegeka no kuyobora isi. Ibyo byose bigenda bituma nyine rya dolari rikomeza kugenda rirushaho kugira agaciro. None ugasanga kugira ngo uzarivane mu nzira bishobora kuzatwara imyaka, njye ku bwanjye mbona imyaka igihe idolari rizakomeza kuba ku isonga mu bijyanye n'amafaranga ayoboye isi. Yego, hari ikintu, hari ibintu bibiri iyo umuntu asobanura cyane cyane imikoreshereze y'ifaranga mpuzamahanga. Hari ibintu bisa 2 cyangwa 3 biza uyu munsi bisa nkaho bihindura ubwo buhangange. Icya mbere kijyanye n'ibihugu bisa nkaho byakangutse uyu munsi, aho imiryango y'akarere itangiye kuvuga itari ku bundi kuki tugomba gukora ubucuruzi bwacu mu madolari. Mwarayibonye ibihugu byatangiye kuganira biga biti hagati yacu kuki tutahahirana mu mafaranga yacu. Urugero, nimba uri mu Rwanda ugiye kugura ibintu i Buganda, kuki ukeneye amadolari? Kuki utatwara amanyarwanda ukagura i Buganda mu manyarwanda, n'umuganda naza mu Rwanda akagurira mu ifaranga rye, ku buryo tudakenera. Kuko icyo umuntu yakwibutsa abadukurikiye, iyo uvuye mu ifaranga ryawe ujya mu idolari, ukava mu idolari ugaruka mu rindi faranga, hari igihombo ugira wowe wabikoze, ariko hari inyungu Amerika yagize. So icyo kintu kijyanye no kumvikana n'amasezerano hagati y'ibihugu cyangwa hagati y'imiryango y'uturere, ni ikintu gisa nkaho cyaje guhangana na rya dolari ryari ryarafashe monopole. Ikindi cya kabiri tutagomba no kwibagirwa, ifaranga rishingiye ku ikoranabuhanga rihoje zamuka cyane cyane, ariko nko muri iyi myaka 5-6 ya nyuma biragaragara ko nko mu myaka 10 iri imbere ibi byose tuvuga bizaba bya impapuro, ibiceri n'inoti bizaba hafi 1/2 ku isi kizaba cyaravuyeho, dukoresha ikoranabuhanga, haba telefone cyangwa computer. Bikakwereka ko
iryo faranga naryo rizaza rigabanya ubuhangange bw'idolari. Ariko hari n'ikindi mwarabibonye muri ejo bundi muri 2019 ibihugu bya Afurika bivuga biti dushyireho isoko rimwe. Buriya nyuma y'isoko rimwe nirimara gufata imizigo nk'uko ababiganira cyangwa se babyifuza, hazakurikiraho guhuza ifaranga. Tekereza umugabane wa Afurika ufite abaturage barenga miliyari na GDP hafi trillion zingahe, niduhuza ifaranga. Guhuza ifaranga ni ukuvuga ngo twagize ifaranga rimwe muri Afurika. Ibyo duhahirana hagati yacu tubikoresha rya faranga tutabanje kunyura muri rya dolari. Ibyo bizabaho no ku indi migabane, ntago bivuga gusa muri Afurika, n'ahandi birashobora kuba. Bivuga ngo rero nabyo bishobora gukoma mu nkokora za mbaraga idolari ryari garuriye ku isi mu bucuruzi mpuzamahanga, ugasanga ntago rikomeje kugira imbaraga. Icyanyuma ari nacyo yenda umuntu nacyo yasanisha navuga gutera imbere cyangwa kuzamuka mu bukungu bw'ibihugu bitandukanye. Uyu munsi iyo turebye imyenda mpuzamahanga, imyenda ibihugu bihana hagati y'amadeni, Abashinwa mu myaka 10 iri imbere bazaba aribo batanga amadeni menshi ku isi. Kandi turabimenyereye. Ubushinwa tuvuge nimba baguhaye ideni ryo kubaka umuhanda, bakaguha ideni ryo kubaka ikibuga cy'indege cyangwa inzira gari ya moshi, baraguha amafaranga, baguha ibikoresho, baguhe n'abakozi. Ariko buriya batanga mu madolari cyane, ni mu mayuwani. Oya kugeza turiho turava aho batangaga nabo mu madolari na kontra ziri reference ku madolari. Ariko ubu ngubu barahinduye, baravuga bati kuki ducuruza imari zacu mu mafaranga atari ayacu. Ni nabyo nakubwiraga rero, ni ukuvuga ngo ibihugu aho tugana, ibihugu hafi ya byose bifitiye imyenda Ubushinwa. Kugira ngo twishyure iyo myenda rero dukeneye ayahe amafaranga. None uyu witwa Arisi twagize ati amadolari aramamazwa cyane kandi idolari rizakoreshwa igihe cyose, uzarirwanya imvura y'amasasu yizamwisukaho. Bizikora. Ikigaragara nuko na Amerika idolari iracyari intwaro kuri bo. Ukuvuga ngo bazahangana n'uzashaka kurigamburuza, ariko mu bukungu hari ibintu bigenda byikora bitewe nuko ibintu bitera imbere. Dr. Emmanuel Mushimiyimana, uko ibintu bihagaze muri iyi minsi, ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gufata umwanzuro uhereye nko ku Burusiya ndetse n'Ubushinwa n'ibindi byo kuvuga biti ntabwo idolari ari ryo kampara mu bucuruzi bwacu, natwe dushobora gukoresha ayo mu bihugu byacu. Ibi ngibi ntabwo bigaragara noneho ku buhangange bwa Amerika bwatangiye gukorwa mu jisho, ndetse wenda nabihuze n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, niba atari ntandaro y'ibyo byose. Yego, ni ikibazo gikomeye Amerika, kuko nibigenda gutyo Ubushinwa n'Uburusiya bizigomeka kuri systeme y'isi, kugeza ku rwego rw'uko bashobora kurivasinga cyangwa se guhindura ibyari byaremejwe mu 1944 bashyiraho ku idolari riba ifaranga mpuzamahanga cyangwa se rikoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga. Ni nacyo giteye impungenge. Actually Uburusiya n'Ubushinwa nibiguma gushaka gucuruza amafaranga yabyo, ndetse n'Ubuhinde, cyane cyane biriya bihugu byose bigize BRICS, twavuga ngo ni ibihugu bikize vuba ku isi kandi birimo kuzamuka cyane, bishobora gutuma systeme yayo ihinduka, kuko systeme y'isi yayoborwaga na Amerika, cyane cyane binyuze muri ziriya nzego z'ubukungu za Bretton Woods institutions, banki y'isi, IMF, na cya kigo gishinzwe ubucuruzi gishyiraho imiyoborere y'ubucuruzi ku isi mpuzamahanga. Ibyo bigo rero Ubushinwa n'Uburusiya
twibukiranye ko bigifite ubuhangange mu bijyanye n'iby'ubukungu busanzwe na production cyangwa se umusaruro. Uburusiya bufite production nini cyane y'ibijyanye na energy ku isi, ndetse noneho Ubushinwa nabwo bukaba bufite production cyangwa se umusaruro ukomeye cyane muri iyi minsi wa tekinoloji. Nababwira ko ari bamwe mu bantu ba mbere bafite tekinoloji iri high, uhereye ku bwihute bwa internet bageze kuri i5 ni internet yihuta cyane navuga ku isi. Mu bijyanye n'ibijyanye na tekinoloji yabo iciriritse abaturage benshi bashobora kugeraho, Abashinwa nibo bayifite. Mujya mubona telefone ziciriritse za Tecno, Itel zigura 6,000, 7,800. Telefone ushobora kugura byoroshye usanga ari iy'Abashinwa. Usanga rero abantu benshi bakeneye ubucuruzi bwinshi n'Abashinwa n'Abarusiya kurusha uko bakenera ubucuruzi bwinshi na Amerika. Bikaba biteye impungenge rero kuko Abashinwa bafite reserve nyinshi z'amadolari, ndetse n'abiriya bagenzi banjye bakomozagaho n'ibyo koko ibihugu byinshi byabitse amadolari menshi nka reserve y'isi. Ibyo ni byiza yego ku ruhande rumwe, ariko ntabwo ari byiza kuri Amerika, kuko Amerika bituma y'amafaranga yabo atagaciro, ibyo bita inflation, bagatuma rero leta yabo iprinting amafaranga adafite agaciro, atajyanye n'ubukungu. Ari nacyo kibazo Amerika ifite, ko idolari mu gihugu cyabo rigenda rita agaciro, leta ikaguma guprinting amafaranga ariko atajyanye n'ubukungu bwayo. Ari nacyo kibazo Amerika ifite. Muri make rero nk'uko bimbajije, nibikomeza gutya Abashinwa n'Abarusiya barigomeka kuri system y'ubukungu bugenga isi, ari nacyo kibazo gishobora kuvamo intambara cyangwa se amakimbirane hagati y'ibihugu. Murabizi ko nko ku buyobozi bwa Trump afite ikibazo cyane cy'Ubushinwa buzamuka cyane. Nawe kwibutsa ko nk'Ubushinwa buguriza Amerika amadolari menshi kandi yabo, bivuze ngo Ubushinwa bwubatse amareserve menshi y'amadolari, bituma ko batagikenera cyane amafaranga y'amadolari kuyagura, barayifitiye. Ari nazo impungenge, ibihugu byinshi bifite reserve nyinshi z'amadolari, ntabwo bikiyakenera kuri Amerika. Bivuze ngo dolari igenda ita agaciro n'imbere mu gihugu muri Amerika, bigatuma leta yabo iprinting amafaranga atajyanye n'ubukungu. Ari nacyo kibazo Abanyamerika bafite kugeza iyi saha, bituma bikomeje gutyo rero byahindura system y'isi. Ari nacyo kibazo Amerika ifite, ko ibiriya bihugu bishaka kwigomeka kuri system y'ubukungu. Urakoze cyane Dr. Emmanuel Mushimiyimana yarakomoje ku ijambo BRICS. N'ubundi ni ihuriro ry'ibihugu binakomeye cyane muri iyi si, birimo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. N'ibihugu byishyize hamwe nabyo bifite ubukungu no kuzamuka cyane. Iri huriro riteye izihe mpungenge ku idolari rya Amerika? Uretse n'iyo BRICS avuga, nk'uko nari nigeze kubivuga, na wa muryango wa Shanghai Cooperation Organization uhurirwamo n'Ubushinwa n'Uburusiya n'ibindi bihugu twavuga ko bikomeye byo muri Aziya, cyane iyo mu majyepfo n'uburasirazuba, Ubuhindi, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan na Iran. Hakaba n'ibindi bihugu ndetse bifite inyota yo kujya muri uwo muryango. Ibyo bihugu byose bishyize hamwe bihagarariye ubukungu burenze hafi 60% bw'isi muri rusange. Nk'ibyo bihugu mvuze byo muri Aziya bihagarariye hafi 30% bya GDP isi yose. No kuvuga ibyo bihugu biramutse bivuze ngo uyu munsi twemeje yuko tutazongera gukoresha idolari, deja hafi 1/2 cy'isi cyaba cyarangije kuva ku idolari. No kuvuga ngo ni ikintu gikomeye. Ndavuga 1/2 cy'isi mu bijyanye n'ubukungu. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko mu by'ukuri nk'uko Dr. Emmanuel yamaze kubivuga, ni biteye impungenge ko kuri Amerika, kandi ntabwo ndi kubona ukuntu bizahagarara. Ariko uyu mwanzuro watewe n'iki kugira ngo batere umugongo idolari?
hari impamvu nyinshi. Ikintu cya mbere cyabaye nuko mu by'ukuri hari bwa buhangange twita ko tubona bwa Amerika busa naho bwatangiye gusa naho batangiye kuyikora mu jisho, bwatangiye gusa n'ubuhungabana. Wenda naguha nk'ingero nkeya kugira ngo ubashe kubyumva. Ubu Amerika ifite triliyoni, amadeni agera kuri triliyoni imwe. Ni ukuvuga ngo ndavuga deficit, trade deficit. Iyo ufashe ibintu wohereza hanze n'ibyo uvanayo, ikinyuranyo nicyo twita trade deficit. Ikinyuranyo kiri hagati y'ibyo uvana hanze n'ibyo woherezayo. Amerika kuri ubu ngubu ifite trade deficit ya triliyoni imwe y'amadolari, ni hafi 5% bya GDP yabo, by'umusaruro mbumbe wabo. Ugasanga bafite amadeni asumba hafi 100% ya GDP. Ni kuvuga bafite amadeni arenze umusaruro bafite. Ariko cyari igihugu cy'igihangange mu isi. Nibyo tushaka nyine kugarukaho. Ibyo rero bituma abantu batangira kuvuga ariko se cya gihugu kuko ni igihangange, none se haramutse hagize ikibazo. Mwibuke kandi mwigeze kumva inkuru z'amabanki yatangiye guhomba. Uzi ko mu mabanki 4 yavuzwe 3 ari muri Amerika. Ni ukuvuga harimo iriya ya Silicon Valley Bank Financial, hakabamo Signature Bank, hakabamo na Silvergate Capital. Izo zose ziri muri Amerika. Banki imwe yonyine yaguzwe iri mu Busuwisi. Urumva bwa buhanganye twari dutangiye kuvuga, none byakongera bikaba nka cyagiye cyo muri 2008. Hakaza nanone muribuka umuntu witwa President Richard Nixon muri za 71 ajya kuvuga ngo idolari reka mureke twere kugira kongera gukomeza kuryita mbese gukomeza kuribara nk'idolari nk'igipimo cy'amafaranga ashingiye ku butunzi muri zahabu. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe nuko Amerika yari ifite ibibazo by'ubukungu icyo gihe, bitewe nuko yari iri mu ntambara muri Vietnam muri za 60 gutyo kugeza nyine muri za 70 urabyumva. Noneho ariko uko Amerika ifite ikibazo cyo gushaka amafaranga kugira ngo ikomeze ishore muri ya ntambara yo muri Vietnam, niko nabindi bihugu kubera ko yashyizeho systeme nyine ituma abantu bakenera amadolari, niko n'ibindi bihugu bikenera amadolari, kandi ibyo bihugu bigakomeza gushaka amadolari. None nta na zahabu biri kuzana, nta niyo binafite. Donc urumva kuba amadolari ashakwa cyane, kandi ama reserve muri zahabu ntayo, byagiye bishyira pressure, bishyira igitutu kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Noneho batangiye no guprinting amadolari adafite ya backup. Urumva ko idolari adafite agaciro mbese muri ya madolari. Noneho batangiye kwibaza batari ko se bantu kuko ne batangiye no kuduha amafaranga ya reserve nta nayo bafite, aba bantu sabateka mutwe, none ayo mafaranga bazageraho agata agaciro. Nubwo abantu batangiye kwibaza batari ku bundi twasubiye kuri systeme y'intuza ya zahabu. Urumva urwo ruzurungutane nirwo rwatumye noneho hajyaho systeme dukoresha uburyo kuvuga ngo amafaranga dukurikize idolari rigira agaciro rikurikije amafaranga wenda y'ingenzi akoreshwa ku isi. Ubwo ba index ishyiraho agaciro k'idolari ishingiye ku madolari, ku mafaranga agera y'ibihugu bigera kuri 6 harimo na n'iriyero bien sûr. Iyo index nayo miragenda igabanuka. Kuba iyo index byonyine yagiye igabanuka nabyo birimo biratuma abantu bavuga bati nyamara idolari nubwo rikomeye muri no minsi, wasanga mu minsi iri imbere nk'uyu munsi iyo index ndi kukubwira ubu index iyo bibaye bingana ayo mafaranga kangana n'idolari, ayo mafaranga yose yasize hamwe byaba bibaye 100%. Uyu munsi ahagaze ku 101.5 mu gihe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri byari 100. Urumva ko mu by'ukuri iyo ugeze ku 100 hari risk yo kushaka kujya no munsi yayo, kandi byigeze kubaho muri za 73. Urumva abantu rero bagatangira kuvuga ngo ariko si uko dukomeze twizere iri dolari. Utwo tuntu twose dushyize hamwe nitwo dutuma abantu bamwe batangira kuvuga batari ku bundi dolari ni na ngombwa. Ukumva igihugu nk'Ubushinwa kiravuze kiti twebwe hejo ubundi musibejo societe yo mu Bushinwa yacuruza ibintu bya petroli yitwa
China National Oil Company yagiranye amasezerano na Total Energy yo mu Bufaransa. Baravuga bati ariko murabizi aya masezerano nubwo tuyasinye nta rugo tuzabishyura mu madolari cyangwa ntabwo dushyira denomination amafaranga dushyiramo ntabwo aba yanditse mu madolari, reka dushyire mu mayuan. Ubushinwa nkuko nabikubwiye rero n'ibira bihugu bindi bafatanye muri China muri Shanghai Corporation byarangiye kumvikana deja byo ko bitazongera kwishyurana mu madolari. Hanyuma ikindi nuko mu umunsi umwe mbere y'Ubuhinde gufata icyo cyemezo nuko hari hagaragaye yuko biriya bihugu bimaze kwishyiramo byavuze biti nta kongera kwishyurana mu madolari birangiye. Donc urumva ko barimo barareba atari kubundi ni ngombwa ko tukomeza kuba ingaruzwa muheto z'abanyamerika. Ntago bigeze igihe cyuko twigenga cyane cyane. Wibuke ko ibihugu byose birimo birasunikwa icyambere n'Ubushinwa bufite inyota yo kuba igihugu cyambere ku isi. Ntago ari igihugu cyambere ku isi ufite ifaranga rigwa mu ntege amadolari. Ubushinwa bukora ibintu bishoboka byose kugira ngo muri kwa gushaka kuba igihangange cyambere mu bukungu ku isi bijyana n'uko ifaranga ryabo ryemerwa ku isi, ariko bikajyana n'uko nanone n'Uburusiya bukomanyirijwe kubera ibihano babufatiye. Bo bukavuga bati niba ari uko bimeze baraduhakaniye ko tutazongera gukorana ubucuruzi mpuzamahanga n'ibindi bihugu dukoresha amadolari, reka dushake ubundi buryo, dushake ibindi bihugu twishyira hamwe. None ugasanga ibyo bihugu byombi birakomeye muri ya BRICS twavugaga, ariko ugasanga binakomeye mu yindi miryango mpuzamahanga, ariko ugasanga binafite inyota none yo kwigobotora ingufu navuga za Amerika gushaka kuba nk'ibihugu biri free byigenga. Izo mpamvu zose zishyize hamwe zituma noneho ibintu biri kugenda uko turi kubibona ubu ngubu. Urakoze cyane Strato. Teddy, ntabwo hashobora kuzabaho ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu kuko harasesengura akavuga ko n'ihungabana ry'ubukungu ryagiye ribaho ari uko idolari ryabaga ryatakaje agaciro. Ntago ihungabana ry'ubukungu ari ikintu bavuga ko kitazabaho, ahubwo wenda wakwibaza uti byashingira kuki. Biragoye kuvuga ko ihungabana ry'ubukungu ryashingira guta agaciro kw'idolari, oya. Ahubwo ihungabana ry'ubukungu rishobora gushingira ku bintu bibiri. Icyambere umusaruro mukeya, kuko n'ubundi umusaruro niwo ugena ko ubukungu buzamuka cyangwa bumanuka. Ariko icya kabiri gishobora kujyana yenda n'impamvu umuntu yakwita zitunguranye. Tuvuge covid ukuntu yabayeho yari itunguranye, cyangwa se hashobora kuba ibibazo tuvuge nk'amabanki guhomba. Nabyo ni ibintu biba bitunguranye bitewe n'ukuntu ubukungu bwacunzwe nabi, bigatera abantu kunanirwa kwishyura imyenda ikatuma amabanki yahomba, abantu ntibabone imyenda, ubukungu bugahungabana. Ariko byo kugabanuka binafitanye isano no guta agaciro k'ifaranga. Oya, guhomba kw'amabanki ntaho byahurira. Agaciro k'ifaranga ubundi duhereye yenda nko kuri izi ngero za vuba, aho ejo bundi intambara ya Ukraine yabaye, umusaruro ku isi ukagabanuka ku bintu bitandukanye, kubera ko Ukraine n'Uburusiya ari ibihugu byoherezaga ibicuruzwa byinshi ku isoko mpuzamahanga, byatumye kuko umusaruro wabaye mukeya. Iyo umusaruro wabaye mukeya rero ibiciro birazamuka. Byaragaragaye mu bihugu hafi ya byose ku isi. Urumva guhungabana k'ubukungu kwashingiye ku buke bw'ibyoherezwa ku isoko mpuzamahanga. Ariko ikigaragara ni uko kugabanuka kw'agaciro k'idolari ni munyu cyangwa byungura abantu twese dushingiye ubucuruzi bwacu k'idolari. Kuko iyo idolari rigabanutse, twebwe ntago idolari turibona nk'ifaranga gusa, n'igipimo cy'ubutunzi bwacu. Ndaguha nk'urugero, ni kimwe tuvuge n'igiciro cya peteroli. Iyo tugize amahirwe peteroli ikagabanuka ku giciro isoko mpuzamahanga, twebwe kubera ko tugura peteroli usanga ari inkuru nziza kuri twebwe. Bivuga ngo n'idolari kuri twebwe cyangwa ibihugu hafi ya byose byo muri Afurika, kubera ko idolari turibona nk'ikindi gicuruzwa, nubwo ari ifaranga ariko ni n'igicuruzwa kuri twebwe. Bituma rero kugabanuka kwacyo byaba ari inkuru nziza ku bihugu byinshi, ariko bishobora kuba intandaro yo guhungabana kwa Amerika, kuko yo ni ifaranga ntabwo ari igicuruzwa gusa. Ibihugu byinshi niba bifite ama reserve mu madolari, mu gihe noneho idolari rizaba ryahungabanye ryataye agaciro bizagenda bite?
aho rero niho bibera ihurizo, ari naho ibihugu byinshi buriya iyo ugiye kureba nko mu bitabo by'ibaruramari mu bihugu bitandukanye, ntabwo ibihugu bikigira gusa ifaranga rimwe, ntabwo ari idolari gusa, hiyongereyemo amayero, hajemo amapawundi y'abongereza, amayuwani amaze kujyamo. Ni ubwo buryo bugaragara ko haramutse hagize igihungabanya cyane idolari, byibura baba bafite andi mareserve, ariko ihungabana ry'idolari, igiciro cy'idolari n'igihungabana, birumvikana abayabitse ari menshi bazaba bahombye. Ariko wibuke ko mu rundi ruhande ibyo bihugu bifite imyenda biberewemo, haba imiryango mpuzamahanga cyangwa biberemo Amerika cyangwa biberemo Abashinwa. Ni ukuvuga ngo kuba ugize amahirwe idolari rigata agaciro, bivuga ngo nimba wari ufite tuvuge nka miliyoni 10 z'umwenda ubereyemo Amerika, nawe uzawishyura bikoroheye kuko amafaranga uzabukoresha azaba yarataye agaciro. Navuga ko bifite inyungu ku ruhande rumwe, ariko bifite n'igihombo ku rundi ruhande. Yego, hari ushaka kongeraho Senator Tunoso? Nashaka kongeraho nibyo ndemeranya na Teddy ibyo ari kuvuga. Ikintu ushaka kongeraho nuko mu by'ukuri biterwa n'igihugu kwacyo, biterwa n'umwagiteri ekonomike cyangwa se umuntu uri mu bukungu runaka uri gushaka kuvuga, kumenya yuko igihugu gishobora kuba cyaterwa ubukungu bwacyo bwahungabana bitewe nuko agaciro k'idolari ryagabanutse cyangwa ryazamutse. Biterwa, ntago ari itegeko mbese wavuga ngo biragenda gutya mu gihugu runaka cyangwa bigenda gutya ku mwagiteri runaka, biterwa n'umwagiteri wari. Wenda reka ntange nk'ingero turimo gusoza amasegonda. Nk'ubu ngubu uko bihagaze gutya, kuba rifite agaciro gasa nako kari hejuru, biri mu biri gutuma Uburayi bugira ingorane, kugira ingorane cyane ku buryo bishobora kwa kundi gutuma ibiciro bizamuka kandi bikamara n'igihe kirekire, biri gutuma Uburayi butakaza imbaraga. Noneho mu nteruro imwe gusa ni amasegonda, ukurikijwe mwasobanuye byose, ahazaza h'ubukungu bw'isi munahabona gute mu buryo bugomba kuyoborwa? Interuro imwe. Ahazaza h'ubukungu bw'isi mu bijyanye n'amafaranga hashobora kuzabaho kuko ihinduka bya bindi Dr. Emmanuel yise l'ordre mondial, ariko ntago ari ikintu kizaba vuba. Amadolari azakomeza abe hejuru cyane cyane muri no minsi, mu mezi ya hafi hano, n'ibinahinduka bishobora kuzahinduka mu mezi menshi ari imbere, bitewe nuko politiki y'ifaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga n'umusaruro. Yego, Teddy Kaberuka? Ndabona ordre mondial igenda ihindagurika, cyane cyane hari ibihugu bizamuka, hari irindi faranga rizamuka rigafata, rishobora gufata intera nk'iry'amadolari. Nko mu myaka 20 iri imbere ndabona amayuwani ashobora kuba yaramaze kugera ku madolari cyangwa se yaranayaciyeho, cyane cyane ko batanga imyenda myinshi, batanga inkunga nyinshi. Navuga ni nka atelier y'isi, ni inganda zicuruza ku isi hose. Bivuga ngo rero iyuwane tuzaba turikene ko bisobanura ko nubwo hari intambara y'Uburusiya na Ukraine n'ibindi bibazo biri hirya no mu isi, ntabwo idolari umuntu yakwita ko ryata agaciro ejo cyangwa ejo bundi. Ntabwo ari ibintu bya vuba. Dr. Emmanuel Mushimiyimana, koresha nawe amasegonda 30. Biragoye kumenya ikiri imbere, ariko buri Amerika izashaka uburyo ihindura systeme, kuko nikomeza gutuma idolari riba reserve y'isi. Ibihugu byamaze kurenza reserve bizarusha amafaranga Amerika bisanga, ahubwo byagurana ibintu byinshi cyangwa byaguriza Amerika, harimo Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu. Bivuze ngo rero ni ikibazo gikomeye cya systeme y'ifaranga ku isi, zishobora kuzahinduka. Sinzi ikizaza, wenda ni ifaranga rimwe cyangwa se n'ubundi buryo Amerika izakoresha, ariko nzi ko hazaba impinduka. Yego, Dr. Emmanuel Mushimiyimana, murakoze cyane. Murakoze namwe. Teddy Kaberuka, namwe mwakoze cyane. Nanjye ndabashimiye. Senator, namwe mwakoze. Namwe murakoze. N'abadukurikiye bose aho bari hose turabashimiye. Nitwa Ferdinand Uwimana.